ubeho nubwo wize amashuri ntuyarangize, nubwo utagira aho ubasha, nubwo famiye itakwegera, nubwo akazi kabuze, nubwo muvuka muri barindwi mukaba mudasuzana, nubwo nzizatuma zigihe wiga. Aho ni ikibyimba kiri aho Imana irambwiye ntabwo azajya kwa ndahiye Imana yo kw'ijuru. Imana irambwiye ngo igiye kumunyuzamo umugisha utunguranye ngo kugira ngo akomeze bene wabo. Abantu bamenya n'ubeje n'andi maserumu, ariko ndavuga ngo ndaza gushima yahabwa icyubahiro. Ndagushimye Mwami Imana yacu, wowe urusha bose abose ubuntu ndetse no gutungana kose. Narakubonye abana ngukeneye. Ngewe naje ahangaha ubundi wabonaga yaramungaga agira ngo ni igisambo cyangwa umusazi, n'umwenda ntiwaherukaga amazi, ariko ninjiye ahangaha ndaza ndasenga. Mu gitondo njya kuza nari nabwiye Imana ngo nyereka ndi gusengera. Ngeze ahangaha mushumba ati abantu basengerwa abashyitsi baje ahangaha Imana yabararitse. Ariko ubu munsi navuye aha nkigera i Nyamirambo kuri 40 umeze nk'umutuku w'inyuma, zamura ibiganza byawe. Imana irambwiye ngo aho uri, Imana yavuze ko ikubereye umutabazi. Igira hino hano, Imana yavuze ko ijyana itegeko mu buzima bwe. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo nimpumure ndebe, ndangije mbona we. Imana irambwiye ngo aho uri, Imana irambwiye ngo wagerageje ibintu byose byanze kuguhira. Imana irambwiye ngo igiye kuguha agaciro ndetse na mama wawe. Muvuga muri abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Umwana umwe w'umukobwa waje mu kazi ko mu rugo urangiza ushaka umugabo akubera ibamba kugirira nabi. Umwana wanyu umwe w'umukobwa mukuru arasingamye agenda hasi amerewe nabi. Yego, zamura amaboko yombi. Yego, umugabo mwabanye ntabwo mwabyaranye. Byaranze murimo murapfa urubyaro. Imana irambwiye ngo umwana w'umukobwa kugira ngo itabare umuryango we, ariko ntacyo Imana agore katabara umuryango wawe. Imana irambwiye ngo igiye kumukomeza. Icyambere ivanyeho gereza. Sinzi utuntu ucuruza biri gukera bwiza, biri guhungana. Imana no kwiyamamagaye kandi arishaka igufata. Imana irambwiye ngo n'umwana w'umukobwa ukwezi kwa 6 kutaragera n'umudamu ariko amaze imyaka 3 yarabuze urubyaro. Ntabwo ari myinshi cyane, ariko nubwo atari myinshi cyane harimo tena. Ijwi ry'Imana riravuga ngo simuragika ibiganza ahubwo mufatira amasengesho y'iminsi 2. Kera ndajya gusenga, umunsi ndajya gusengera ahantu kure, ndakora urugendo rukomeye, ndajya gusengera ahantu kure. Harimo abantu babiri hano turi bujyane, ndafata imodoka ndajya ahantu kure cyane gusenga, kandi Imana irabizi irakora ibitangaza. Imana irambwiye ngo ntwari ibyifuzo byafata amasengesho y'iminsi 2. Afite ikibyimba mu nda hariya do muri mu mama agera bwo basi basenga kuri Hirudi. Iyo mushaka ku cyumweru muzagira umunsi muzatera iteraniro mu munsi wo guhanura no kubwiriza umwana azindutse. Ngiye mfite ibintu by'Imana bazitse masengesho, ubwo ruhande wegereye gufata hasi aho oya fashe pasiteri ngo hino burya akwegereye hasi burya aho ni ikibyimba kiri aho. Imana irambwiye ntabwo azajya kwa ndahiye Imana yo kw'ijuru. Imana irambwiye ngo igiye kumunyuzamo umugisha utunguranye ngo kugira ngo akomeze bene wabo. Abantu bamenya bose n'ibyo bwire n'abantu bakuvuga hasi n'abantu bagize mu gituba rw'ibicuri. Nawe urimo hano urimo muri 3 ariko igisi bijyamo. Nawe urimo hano urimo muri 3. Umuryango w'abanye ariko mumera bitura hasi bahekeye indimi, imisatsi yarapfuye napfuye nabi. Imana irambwiye ngo iramukijije, imuhaye urubyaro, ikubite Imana gusa iramutoza, imuhaye agaciro, ikoze ibintu bigatumura imbere. Uriya umubyimba uzajya kwa muganga ufite impapuro zo kwa muganga unabigarura. Imana ngo azasanga ari muri ejo mu gitondo azajya azasanga ari muzima. Niko Imana ibwiye. Ndashaka ko Imana ikora ikamwungana. Iravuze ngo iramukijije. Imana mu izina
rya Yesu. Uyu mukobwa yakire gukira, yakire igishoro, yakire akazi keza, yakire urugo rwiza, kandi uhereye uyu munsi umutima unezeze. Uyu mugabo afite akamukunda ariko azira ubushobozi, azira kurubyara, natwe ibyo byose yabonaga kugira ngo urugo rwabo rukomere. Mukore igitangaza, murebera amashimwe yuzuye mu izina rya Yesu, amen. Pfukama dusengane Imana. Muri ibyo maze kwihanukira ikubura irakubuye irabirangije. Imana irakubuye irabirangije. Imana ibivanyeho, Imana irakubuye ibivanyeho. Ariko bamadamu mwagiye mumenya kwihana no gusaba imbabazi. Imana irambwira ngo mudamu ugende wihane, ufite amagambo akomeye, ufite amagambo adacika, ndamurondoye ariko reka mureke. Imana iravuze ngo bihane, imitima yanyu irakira umwana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye ubutware n'ubuhungiro, Imana ivuga kandi Imana ikiza, Imana ikingura ntagire uwakinga, umurwanyi kandi umutabazi. Yewe imiryango ya buri wese mbasaba imbabazi no kubabarirwa. Abaje barwaye mu kanwa, abaje barwaye isereri, tarekorosiya tokistibo, abaje barwaye umutwe, abaje barwaye mu kanwa, abaje barwaye umugongo, uburwayi mu ruhinde yakire gukira, uburwayi kubabara mu nda yakire gukira mu izina rya Yesu. Ndamara guha imbaraga z'umurwayi bw'umugongo. Imana ikije umugongo abantu 40. Imana irabakije akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu. Umuntu bakabajya kumva akandagira mu macumu, ukumva n'amahwa. Imana iravuze ngo iragukijije, Imana iragukijije, Imana Imana yagute ku bantu bane, akira gukira mu izina rya Yesu. Hari umukobwa muri kora mweheruka imihango, Imana irambwira ngo saa 8 uzaba umaze kubona imihango. Imana irabikoze, Imana tuyikomera amashyi. Imana ikinguye umuryango, Imana izanye ubutabazi bwihuse, Imana ihaye abaririmbyi bakaza akazi. Nari kubaza mu masengesho y'iminsi 2, Imana iravuze ngo yarayumvise, akira akazi Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo irabikoze, iravuze ngo izakunezeza, iravuze ngo muzakire bugufi imbere yayo, iravuze ngo ibahaye agaciro, ibahaye ubukwe. Muri uyu mwaka Imana ifunga umuryango w'ubukwe, iravuze ngo irakuneshereje, ibahaye amahoro y'umutima, iravuze ngo ikorera neza, izaguhemba. Ihabwe icyubahiro. Imana ni nziza rero, navuze ko ngira hano imbere yayo nkayishima, nkayishimira ineza yayo yangiriye. N'ubu ejo nari ndimo serumu, ariko ndavuga ngo ndaza gushima. Ihabwe icyubahiro. Ndagushimye Mwami Imana yacu, wowe urusha hose abose ubuntu ndetse no gutungana kose. Narakubonye aho nari ngukeneye, naragutabaje mu bicuku bya nijoro ubwo nari ndi kwatura ibyaha mvuga ngo Mana mbabarire ndapfuye, ngende nzabona ijuru. None ndabona mpagaze imbere y'abantu bawe, ndagushimira yumve izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere Yesu. Nitwashimiye Imana Jean Marie Vianney. Nabonye Imana ahangaha, ubu ni ubwa gatatu basengeye, ariko namanutse hano kuri uno musozi, ngeze hariya mbona ngo ni umusozi w'ibyiringiro. Nabo kubera ibibazo nari mfite numva bindenze, numva no kwiyahura bya mbere. Ntabwo nta hantu reka ngende uriya musozi ngiye kuwurira, n'ibirimba wenda hari ndabirenduka imbere yawo umuhani. Manutse ubwo aho gupfira mbura aho gukirira, basanga abantu beza kandi uyu mushumba Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha, wongereho ubundi. Ngewe naje ahangaha, ubundi wambonaga yaramungaga agira ngo ni igisambo cyangwa umusazi, n'umwenda ntiwaherukaga amazi. Ariko ninjiye ahangaha ndaza ndasenga, mu gitondo njya kuza nari nabwiye Imana ngo inyereka aho ndi gusengera. Ngeze ahangaha mushumba ati abantu basengerwa, abashyitsi baje ahangaha Imana yabararitse. Ariko uwo munsi navuye aha nkigera i Nyamirambo hara kuri 40, nkasanga abahungu b'abamotari bagenzi banjye bati uzi n'ibindi twagushatse ngo tuguhe akazi nk'uko nari mvuye hano babivuze. Uwo munota moto nahise ngitahana ntaragera no mu rugo. N'ubu ngubu iri hano hanze. Amavuta y'Imana icyo nsaba mushumba azamenye iminota 5 nibura nanjye muvugishe numve. Murakoze, ibindi tuzaguma tubiganireho. Uyu musozi sinzawuvaho, Imana n'icyubahiro muzawuraho. Imana ni umukozi w'umuhanga. Kuwa kane nahuye n'ikibazo, nari nje gusenga tugeze ahantu bijya ku kishinge ndi kugura amayinite, umwana
ari inyuma hariya ni bamumereza naraze hano abaranda ndamubuze ndavuze ni se w'amana uturengeye gusenga ubundi ubu Satani yo integeye mu nzira kabanjyanira umwana bimeze gute ndavuga nti n'umutwe naho narahageze abantu narandi ati Imana ko yahuye n'umuntu ugiye gusenga nimaze kurusengero naraje hano ndi ako nagiye kunyakira nganyecaze biranga ndavuga ni ngera tahe umutwe ntabwo nakwicara kuko nakubura umwana ababyeyi muri kubyumva ikintu cyo kubura umwana ntabwo biba byoroshye nari nabaye nk'umusaza ariko naravuze nti Mana nunyereka umwana wanjye nkamubona nzamushimira imbere y'iteraniro ni ukuri numvaga byandenze nabaye nk'umusazi navuze ngo nzayishima rero ibyo mve ko nishimye ni ukuri Imana yacu umukozi w'umuhanga ni ukuri ngo yaragiye akutse umuntu uri mu cyaha hafi urumva ubwo namubuze saa 5 angeraho yagezeho saa 12 n'igice naha byafura yose yaguye ku wa 4 yaranyangiye nataha kuko Imana itwigiye kuntwarira umwana ashobora bimeze gute murabyumva ntabwo babyorosha ababyeyi muri kubikurura mukabyumva ariko ni ukuri Imana ishimwe ihabwa ikibariro cye narayibwiye ngo nzayishimira imbere y'iteraniro ribona umwana wanjye ni ukuri umurongo wa mbere Yesu aguha umugisha Ezekiel ibice 16 uhere umurongo wa mbere umwanya mutoya Imana ibaye wo kuvuga ijambo ryayo unyemerere unega amatwi Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza karibu reka dusome mu izina rya Yesu twese tuvuge ngo amen ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwaramuye Bibiliya mwahageze haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kuza kuri Ezekiel komeza usomere mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byaho uvuga uti ukuri k'umwami Uwiteka abwira Yerusalemu inkomoko yawe na kavukire yawe uruha mu gihugu cy'i Kanani so yari Umwamori nawe nyoko yari umuhetikazi kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye wawe ntibawushariye yego kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere yego ntabwo wawije usigwa n'akamuri yego habe no kugushyira mu twahi tw'impinja yego ntakurebanye imbabazi nta n'umuntu n'umwe wigeze akurebana imbabazi kugira ngo agukureho ibyo akugiriye ibambe kugira ngo agukureho ibyo bintu byose bikuriho nibuza bikore akugiriye ibambe bivuga ngo n'uwabikoze abandi yari afite mu mutima we yego ahubwo watawe ku gasozi ndabwiriza umwanya muto ariko urafashwa ndabizi neza ukwezi kwanjye mwamaye ko kubwiriza urakugendamo neza kugira ngo mubonemo iminota yego pastor ahubwo watawe ku gasozi ahubwo icyo
bazira neza abahegereza ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe bivuga ngo muri gahunda niba urimo n'Imana yari igiye haleluya n'Imana yagize gute baza bambwira ngo umugabo ngo wabijye kurongora ngo ese ngo yapfuye noneho bitavuga mbaze Imana mu gitondo ndabashire uyu mukozi Imana tubana mu rugo ndamuza sikose muri shama Imana abantu bakubutonera si babaza umuteka ryose reka twe guhatinda mfite umwanya muto mutandira iminota agusha mwajya mu mwanya mukiriza uratinda wiryagagura wireba utagira n'akazi wireba ufite akazi kabi wampaye umwanya nkivugira Yesu neza kweli wampaye umwanya ukaza kare saa 2:30 ukaza saa 2:30 ukavuga Imana neza wowe ukabyara no ku cyumweru nzabwiriza no ku gitaha nzongera bwiriza Yesu ahabicyubahiro Yesu ahibaswe cyane wampaye umwanya nkavuga Imana neza yego pastor nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe yatangiye ukuntu yavuze n'ukuntu byagenze ariko arangije ngo nubwo avutse kuriya akavuga muri buriya buzima Uwiteka nawe azagira gute amunyuraho ariko amunyuzeho gatoya bari banyuramo ku muntu nyuma ugahindukira ukareba ngo nuko nkunyuzeho ngo nuko bigenda bite pasi nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe icyo nabonye umuntu urimo wigaragura umuntu arimo arigaragura mu ivata rye ndakubwira nti ndangije ndahindukira ndakubwira ngo nubwo uri mu ivata ryawe nubwo uri mu ivata ryawe ubeho nubwo wize amashuri ntuyarangize nubwo utagira aho ubasha nubwo famiye itakwegera nubwo akazi kabuze nubwo uvuka muri 7 mukaba mudasuzana ntabwo nzizatuma zigihe wigaraguramo ntabwo nzazigaraguramo ntabwo nzamufashire ntabwo nzizasoma ivaturimo ntabwo nzahagakubirire ariko ndavuga ijambo ry'Imana umutware nanuko nkunyuzeho watangije ngo nabigaragura mu ivata ryawe ntabwo maze kureba cyangwa bigaragura mu ivata ryawe watazibafasha muri ivata ryawe reka mvuge Ezekiyeli gatoya nindangiza nsenge uyu nguyu ni umugabo w'umunyabwenge w'umuhanga wabaye mu gihugu cya Isiraheli uribuka neza yuko Abisiraheli bigize gusubiranamo barangiza Isiraheli bakayicamo ibice bibiri bamaze kwicamo ibice bibiri haba amajyaruguru ndetse hakaba n'amajyepfo noneho hariya ahantu baciyemo ibice bibiri kubera baserera icy'amajyaruguru cyafashwe n'Abayuda Yesu ahabwa icyubahiro icy'amajyepfo gifatwa n'Abisiraheli nyabo barangije bamaze kuhafata Ezekiyeli akomoka hariya mu majyaruguru yari ari mu gipande cyabo ariko winjiye mu miryango yabo y'inkomoko ugasanga bene abo bwite bari baragiye mu majyepfo ariko famiye nyirizina isigara mu majyaruguru Ezekiyeli bamutwaye muri bariya bantu bajyanye iminyago babakura i Yerusalemu hariya bamujyana mu cyiciro cya mbere mu bantu bagaze babajyana ari abantu 10,000 muri bariya 10,000 umuntu wujuje umubare w'10,000 ni Ezekiyeli kandi karakana gatoya k'agasore ariko karakana k'agasore ngo bajyanye abandi Yeremiya buriya n'umukaceri cyane ntabwo bamukinisha nawe hari muri icyo gihe Yeremiya yarabacitse baramufasha bacika baramufata bamushyira mu bantu bageze Yeremiya abaciye mu maguru arabacika baramushaka baramubura noneho no mu gihe cyabaye se bahanwaga igihe kimwe ariko ntabwo bahanwe ku misozi imwe noneho barangije Ezekiyeli bamaze kumufata bamufashe bagarutse kumushaka bwa kabiri abandi babarunze ngo babajyane ngo basanga harabura nk'umuntu Yesu ahabwa icyubahiro hari ukuntu abadayimoni bahaguruka ikuzimu bavuze ngo uyu munsi turica abantu barindwi mu mujyi wa Kigali ukirirwa uryamye saa 10 zagera ukava ngo reka mujye gutembera ku muhanda abadayimoni bagusabye bashaka basanga aho umuntu Yesu ahabwa icyubahiro uzi ikintu Imana yambwiye ageze aho Imana yambwiye ngo ntabwo tuzaba inyongezo y'abana b'abantu reka mubwire Imana ikunyuze kuri iki zamura amaboko yavuga ngo mu izina rya Yesu mu kazi ntabwo ndi inyongezo muri famiye ntabwo ndi
ndashaka ko imbaraga zawe zitagaragara bigize gute ukenewe kandi umwanya wa Imana ihuze n'igihe uvuga ngo igihe cyageze mu izina rya Yesu. Ntabwo uri umuntu w'imburamumaro, ntabwo uri umuja, ntabwo uri umugaragu, ntabwo uri umuntu ukora kubera ko uvuze ngo reka dupfe gufata, ngo reka dupfe gufata uriya, ngo reka dupfe kubyemera, ngo reka dupfe kumuhamagara, ngo reka dupfe kumushyira mu gikoni, ngo reka dupfe kumushyira mu bintu, ngo reka dupfe no vuga ngo ibyo ndabyanze mu izina rya Yesu. Urahagarara mu mwanya Imana yavuze ku buzima bwawe, uricara mu mwanya Imana yakugeneye, uraba mu buzima Imana yakugeneye. Ntabwo uri ingegezo y'abapagani, ntabwo uri ingegezo y'abatekerera, ntabwo uri ingegezo y'ababanga bagasubiraho, ntabwo uri ingegezo y'agucinga zawe. Uraba mu mwanya wawe mu izina rya Yesu. Ezekiyeli icyabaye ngo bamaze gufata abantu babagesheje hirya gato babaze ngo basanga harabura humwe. Yari uwo mu bwoko bw'abahanuzi kandi abana biganira, abo bana biganira cyangwa tubasezerere batahe. Abana muranyumva? Abana tubasezerere mutahe. Urumva Ezekiyeli baraza baramufata ari agasore gatoya, ariko ngo yiberaga mu rusengero, ngo yiberaga mu rusengero kubera ko ubwoko bwiwe bwari ubutambyi. Noneho Ezekiyeli ubundi buriya yari afite impano ijya kumera nk'iya Samweli, ariko Ezekiyeli atandukanye na Samweli kubera ko Ezekiyeli yagiraga n'umwuka w'amahane, yari afite n'umwuka w'amahane, yari umuhanuzi kandi yari umutambyi, ariko yagiraga n'amahane. Noneho muri make Ezekiyeli buriya iyo umusomye n'abahanga muri teoloji bamwita mwana w'umuntu. Igitabo cya Ezekiyeli usoma ahantu hose uzajya wumva ngo mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu. Ariya magambo mwana w'umuntu mu gitabo cya Ezekiyeli ayasubiramo inshuro 161, ayagenda yavuga yongera yagaruka avuga ngo mwana w'umuntu, mwana w'umuntu. Yesu ahabwa icyubahiro. Ririya jambo mwana w'umuntu na Yesu yakundaga kurikoresha. Yesu ahabwa icyubahiro, na Yesu yakundaga kuritunga. Bivuga ngo ubundi Ezekiyeli abantu bamushushanya nka Yesu kuko niba basha kwibutsa Abisirayeli imyaka 100 n'ubundi ngo bari barayibagiwe abo Imana yari yavuganye nabo. Ibyo mvuga biya yabyumvise. Yesu ahabwa icyubahiro. Niba basha kubibutsa bimwe Imana yari yavuze imyaka 100 kugira ngo abibutse ko n'ubundi nubwo Imana yabivuze ariko Yesu nawe yari afite n'uruhare. Aje kubibutsa asanga Abisirayeli nubwo bahunze barabatwaye bakabajyana mu gihugu cy'umunyage, nubwo bari barabajyanye asanga ntabwo bazi ibyo barimo. Yeremiya aragenda baramutwara na bene wabo. Ezekiyeli ntabwo bigeze bamujyana kumutuza aho abandi bantu bari batuye na bene wabo, ahubwo bamujyanye ku mugezi Kebari, ahantu h'umugezi nk'uko bakujyana ku nkombe z'ikivu cyangwa se ku mugezi nka Nyabarongo, wari umugezi ko ntabwo cyari ikiyaga, bamujyana kumutuza ku mugezi Kebari. Yesu ahabwa icyubahiro. Hariya hantu igitondo cyaho cyavagaho bigeze saa 8 hahora urubura ndetse n'ubukonje bwinshi. Ezekiyeli ajya kumutuza hariya hantu bari batarumva ubuhanuzi bwe, bari batarumva n'icyo azabacyo. Yesu ahabwa icyubahiro. Uriya muhungu akimara kugera ku mugezi Kebari n'abantu 10,000 bajyanye, uribuka ko hari ahantu dusoma ibi byose bari kubasomera ariko umwanya ni muto, aratubwira ngo Abisirayeli bamanitse inanga ngo bakareka kuririmba ngo kubera ko bari baributse Siyoni, bari baributse i Yerusalemu ibyo batayeyo n'ibyo basize. Imana yafashe abahanuzi ibatuza mu buryo butatu. Ifata Yeremiya imusigaza i Yerusalemu kugira ngo adasigara ahanurira abasigayeyo badacika intege, bakuzamura icyubahiro cy'Imana kibere. Murimo gufashwa? Imusigaza i Yerusalemu kugira ngo adasigara ahanurira abantu bariyo ngo batazibagirwa Imana kubera ko bayibagirwaga vuba. Imana ngo yarabareba
intambara ikomeye iteye gutya. Yabayeho arambagiriza ku mugezi Kebari kuko yagiye ari umwana w'umusore nta mugore agira. Amaze kurambagiriza ku mugezi Kebari ararongora. Amaze kurongora mwiranga aramureba. Amaze kurongora babana n'umugore babyara abana bane. Bamaze kubyara abana bane wa mugore wa Ezekiyeli ahita agira gute? Ahita apfa. Ezekiyeli arakomereka agira toma kubera uriya mugore we yapfuye. Amera nk'umuntu wenda gusara kubera yapfuye. Arangije Uwiteka Imana aramusura. Amaze kumusura mu buhanuzi yakabye kubuhandura ngo avuge. Niho hahandi Imana yamutegetse iravuga ngo guhera uyu munsi uzajya utekesha ibyo kurya amabyi y'abantu kubera tudaguhannye. Simuhazi mujye mugasoma. Uzajya uteka numara guteka utekesha ibyo kurya by'amabyi y'abantu. Ngo kandi ntabwo uzabitekera niba uzajya ubitekera tumugaragara. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Noneho Ezekiyeli afite Seruturuzi. Uyu mugabo bakomokaga kwa Barubeni muri ya miryango 12. Ibi ni ibisekuru byakomokaga kwa Barubeni. Aba bantu bo kwa Rubeni, aba bantu ntabwo bemera ku buhanuzi bwa Ezekiyeli kandi ari abantu Imana yahamagaye. Reka babwire n'abarokore uzarwanya intambara nyinshi ariko kurwanya intambara yanyu mwebwe mutwe ngo murabarokore biteye ubwoba. Kurwanya intambara y'umurokore ukugira ngo mu izina rya Yesu toka shitani uburoza bufite mu mufuka. Kurwanya intambara y'umuntu twese mwahagurukanye. Icyakwishe n'abo mwahagurukanye, icyakwishe n'abo mwavanye. Haleluya. Arwanya intambara y'Ezekiyeli y'abantu bo kwa Rubeni. Yahamwe ubuhanuzi bakamunetraliza bakabutesha agaciro. Ariko nawe urakabya. Ubu se twaje ahangaha Imana itabizi. Vana amahame y'Imana yabaga mu matwi yacu. Ezekiyeli Yesu asigara ahagaze afite imyaka